Ndavuga n'inyamuneka nyagasani Yehova dore sinzi kuvuga ndi umwana. Uwiteka arambwira ati wivuga ute ndi umwana kuko abo nzagutuma bose uzabasanga kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavugana. Ntuzabatinya kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Niko Uwiteka avuga. Uwiteka yararambura ukuboko kwe ankora ku munwa arambwira ati nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Haleluya. Haleluya. Nitwa GlHOZO Patrick, ndi wa mwana wahanuraga ndi mu mugongo. Insanganyamatsiko yacu ni nkurikira. Ikihishe inyuma ya nkurikira ni ububasha n'imbaraga z'ikirenga biri muri iryo jambo. Handitswe ngo abo yatoranyije kera yarabahamagaye. Ni Abaroma 8:30. Mukama yebazibwe. Olwalero tuyina kuyiga ku kigambo amanya gange ye Patrick GlHOZO. Olwalero tujja kuyiga ku kigambo tujja kisanga mu Bayibuli uko yigishaga nk'ufite ubutware nase n'abanditsi babo. Haleluya. Tubazaniye ukuri ngaho nimugure nunze mutwambarira mwambare abacyuriwe. Haleluya. Wamunga niki? Uko yagendaga kera n'ubu niko abikora. Ngawe yabikora ngedane kakana bwacu bwabikora. Yagiye abikora. Yagenda ngabikora. Na mu bukwe bw'ikana yarabagendereye. Na mu mbaga y'akana yari nabo. Yagiye abagenderera. Ngabo yasigara ngabacyarira. Uko yagiye yatambura bari bafite amahirwe arenze. Bari na chance zisuse gutumira umuntu nk'uwo kuyita umuntu ngoyo. Yagiye yagenda ikana asa agiye agezeyo. Yagenda n'atukayo ibyo kunywa birabashirana. Ibyo kunywa n'ibigwayo. Umusanga mukuru umugeni omukuru ujya nabwo cyo kunywa. Ariko naye Mariya yegera Yesu ati wagize ukikora. Mariya nasembere Yesu namugamba ati wakiteba ko cyokora. Ati tubigendanye mu dute tubitambude mu fitena tutya. Aragenda natambura arababwira nabagamba icyo babwira ndicavuga kwagamba mu kikore. Nabo bashyira mu bikorwa nabone bateka mu bikorwa. arababwira nabagamba ati mufata amazi musuka mu byo mufata amazi mugabo musuwa basukamo bayibamo nta gutindiganya ngatari kunywa. hanyuma ate baraterura bajyanira umusango mukuru. basore batwariye umugeni w'umukuru asoneho bayanywako. timwe abantu mwe ibi n'ibijye mukora. bantu mwe binabishimye mukora mubanzi bibishe mugaherutse biryoshye musose bitawoma namusembyaye bihoma. none ko byari bibashiranye ate ngabyigwe byarade bibadewo. ayo ni amahirwe yo gutumira umuntu nguwo. naye rero chansi yo kwita umutungoyo. none impamvu byaryoshye twebwe naye ensonga lwakifo byaffe byawomye twatangiranye nawe. twatandise naye yaduhaye ibiryoshye yatuwadde ebiwooma none dusoresheje n'ibiryoshye. ate kati tugenda kunzikira ku biwooma byerera. uyu ni we pe. oyo kituufu. yatambura nabo yagenda nabo yagiye nabo bari banyumye
bari baganiraga ku bya Yesu kati ye n'abawuliriza ariko bakabatega amatwi. olwedda Bwe yagarukaga n'abeeraga ahita biyereka n'abagamba biki byemunyumya arababwira ngo ibyo ni biki byo muri kuganira. sibwe mugamba gwe muntu ki ariko si uri muntu ki? wanamanya byabaawo ni wowe utazi ibyabayeho? yattibwa yarapfuye, baramwishe, bamusiika baramuhambye. yali muntu akola ebirungi yari umuntu ukora ibintu byiza. oyo gwe mbagamba yesu uwo bari kuvuga nta wundi ni Yesu. n'abagamba kati tebyalaganibwa arangije aravuga ati ariko sinabwo mubizi yuko byasezeranywa. ebyo birina okubaawo ibyo bigomba kubaho byalaganibwa kuko ari ibintu byasezeranywe. ate ne yabagamba nti ngenda zuukira ku lunaku olwokusatu ariko se si yababwiye ngo ngiye kuzuka kuberayo ku munsi wa gatatu? bwatyo bwabikola ni gutyo niko abikora. ng'agendagenda nze kankyamire wano agiye kugera ati reka mwatira aha ngaha. ne bamugamba tuyambeko naawe ariko yaje aravuga ati hoyeho yadufashe we, tugende naawe twijyanire, tugende nabo waka tusokoje twijyanire nawe mu rugo turiko wakajera. ne bamuyita baje baramuhamagara ne bamusinga amana ariko bamurusha imbaraga. mukama naye n'abakkiriza ariko Imana irabemerera ne bagenda bombi bagenda ari we bose. eyo chance iyo ngiyo niyo bita chance, eyo chance gasa amahirwe. eyo chance abangi gye batafuna ayo ni amahirwe abantu benshi batajya babona. bagenda nabo bagiye nawe, yatambula naye yagiye nabo, ne batuuka ewa bagera mu rugo, ne bategeka ebyokulya bategura ibyo kurya, ne babiteeka ku meeza babishyira ku meza. kati yagenda abikwatako ariko agiye kubikoraho, ngagenda bisiimira agiye gutangira kubishimira, nga bamutegede nti yeye bamaze kumusobanukirwa yuko ari we. bayimuka mu maanyi bahise bahaguka mu mbaraga, nga bagenda muyoora bagiye guhita bamuterura, n'abulira mu bo ahita aburira muri bo. eyo chance ayo niyo mahirwe tubabwira. namwe mubeere nayo chance mujye mugira ayo mahirwe. ayinza okuba ng'ali mufe muno ashobora kuba ari muri twebwe aha ngaha, nga tugenda mutegeera tugiye kumusobanukirwa, n'abulira mufe yarangiza agahita aburira muri twebwe. abasajja ng'abo batambula bulungi abagabo n'abo ngabo bagendaga neza, bali 12 bari 12. kye ngenda wunzikirako bagiye gusorezaho bali 12 bari 12. kati abantu bali bangi nnyo abasukako wano abantu bari benshi banarenga aha ngaha nk'uko turi. ne bamugamba sibula abantu bagende baramubwira ati sezerera abantu bitahire. n'abagamba mwabagenda bawe emmere ariko yaje aravuga ati hoya ni mwebwe mugiye kubaha ibyo kurya. ariko ne bamugamba kati tukole tutya none si ubu dukore dute? tugende mu katale tujye mu isoko, tunafuna ebibakusa turabona ibintu biri bubahaze. tekisoboka ntabwo byashoboka. ate sente ariko se amafaranga. abagamba mwabagenda bawe emmere ariko Yesu aravuga ati hoya ni mwebwe muri mu rwagaburire. olwedda waliyo iyo omusajja nga yeetuliddeawo hari hariyo umugabo yiyicariye aho ngaho, nagamba wamma tebakutawaanya araje aramubwira ati hoya batagutesha umutwe. wamma tulinayo emigaati 5 ati ye baba we dufiteyo utugati 5 pe, n'ebyenyanja 2 n'utw'inyanja 2. kati nagamba ebyo bimala ati bawe ibyo birahagije, mubireete ebyo bimala bizana aha ngaha birahagije. eyo chance ayo niyo bita amahirwe. ebyo bimala ne babireeta
ibyo birahagije bahita banabizana gwe babireta bamaze kubizana asita yakwatako we kasita nyine bari kubiseho kuboko nabisimira arangije ashyira hejuru arashima nabiteka mu mikono ya Katonda abishyira mu maboko y'Imana olwedda byafuuka bingi agiye kubimanura ibitema byinshi bayewuunya baratangaye naffe tuyinza okuba nga tutono ariko natwe bishobora kuba ari bike naye kasita twayisa oyo omuntu ariko kubera ko twahamagaye uriya muntu eby'amaanyi nnyo n'iby'imbaraga tuyina chansi dufite amahirwe genda ne chansi eyo gendana ayo mahirwe kyowulidde wano tokyerabiranga cyo wumvisha ahangaha utazakibagirwa ogende n'oyo ugendana n'uwo nguwo ate obeere n'okukkiriza kandi ugire kwizera beera n'okukkiriza ng'oko tugira kwizera nk'uko nguko byonna bisoboka mu kukkiriza kuko byose birashoboka mu kwizera tambulira mu kukkiriza gendera mu kwizera ate nga kwe kusaba kandi ariko gusenga mu linnya erya Mukama waffe Yesu mu izina rya Yesu tusabe dusenge eya Ibulayimu eya Isaaka eyabeeramu embaga naffe tumutumidde mu mbaga eno tumuyise mu mbaga eyandahaayo tumuyise Mukama ayabeeramu yekkaana beera mweno beera mu yalulongo madudu sisinkana bano abantu abali wano beera naffe ate kye bawulidde tebakyerabiranga mu linnya lya Mukama waffe Yesu.